Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana, turanezerewe ko Umwami Yesu adutije aka kanya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni ukuri turanezerewe ko Imana yatwongereye igihe cyo kubaho, turanezerewe ko Umwami Yesu yatwongereye iminsi yo kuba muri iyi si. Ntabwo ku bwacu twari bube tukiriho, ariko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Cyangwa se titire y'ijambo twayihaye intego igira iti umwambaro bita gusenga, cyangwa se umwambaro bita gusenga. Twaje gusobanukirwa neza dusanga ko umwambaro bita gusenga ari umwambaro utajya ucuya, cyangwa se ari wo mwambaro utajya usaza. Ni umwambaro ukomeye kandi ni umwambaro umuntu wese wambaye ntabwo ajya abasha kugira gute, ntabwo ajya abasha kunanirwa. Niyo haje ibimunaniza abasha kubicamo kubera ko aba yambaye intwaro, cyangwa se intwaro y'Uwiteka rata. Ijambo ry'Imana rero ridufasha muri iyi si kugira ngo dukomeze gushyikira ubwiza bw'Imana, tukabishobozwamo na Mwuka Wera ubasha kutuyobora muri uru rugendo, cyangwa se ubasha kudushyigikira muri uru rugendo. Rero nawe mwene data, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mupapa we, wa mukobwa we uri mu nyumva, ndagira ngo wambare umwambaro bita gusenga. Umwambaro bita gusenga iyo umuntu awambaye ntabwo agira ishyari, ntabwo agira amatiku, ntabwo agira amahane, ntabwo aza mu busambanyi, ntabwo mbese hari byinshi yanga, kubera ko uwo mwambaro bita gusenga ujya ubasha gukuraho inzitizi zose. Rero uyu mwambaro bita gusenga niwo mwambaro twarebye dusanga mu myambaro yose iriho. Ntabwo uyu mwambaro ujya ucura muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwambaro twadodewe n'Umwami Yesu niwo mwambaro ukomeye, kandi umuntu wese uwambaye, ari umubyeyi arawambara ukabona ko umubereye, iyo ari umusore ubona ko uwo mwambaro yambaye umubereye rata, niyo ari umupapa urimo ijambo bita gusenga rata, umubona ko ari umupapa uberewe n'umwambaro bita gusenga. Ndagira ngo nawe uri mu nyumva, cyangwa se uri mureba iyi video, nawe ubashe kwambara neza by'ukuri umwambaro bita gusenga. Muri iyi minsi abantu benshi bajya babivanga, bakavanga iby'Uwiteka, ariko ndagira ngo wowe rata ukomeze wambare uyu mwambaro, kuko uyu mwambaro niwo uzagufasha kugera mu bwami bw'Imana. Satani ajya turasa imyamba agasaga rata, uyu mwambaro twambaye urakomeye. Haleluya. Ajya abasha kutunaniza, ariko agasanga umwambaro twambaye ni umwambaro ukomeye, kandi ntabwo ari imyambaro y'ab'isi, ni umwambaro utandukanye n'iy'ab'isi batanga. Ab'isi bashobora kuguha imyambaro nk'iyi twambaye igacuya cyangwa se igasaza, ariko uyu mwambaro Umwami Yesu atanga ntabwo ujya ubasha gucuya, kandi ntabwo ujya ubasha gusaza. Ndagira ngo mu bibaho byose, ushobora kuba urimo nyumva wenda hari ibibazo bikuruhije, ariko umuntu wese wambaye uyu mwambaro nubwo yaba afite ibimugose cyangwa se ibimunanije, ajya abasha kubicamo amahoro kubera ko afite umwambaro ukomeye cyane cyane. Kandi ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana niryo ribasha kugira guterata, niryo ribasha kudukomeza, ribasha kutwubaka. Iyo dusenyutse rijya ribasha kubaka ingo zisenyutse, kandi rikabasha no gukomeza abandi imitima yabo itagikomeye, cyangwa se iyo ntabigukomeje, jya usoma ijambo ry'Imana, rizagufasha kandi rizakongerera ubuzima. Tujye gusoma ijambo ry'Imana mu kanya gato, ahasigaye dusenga Imana. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abatesalonike ba mbere, ibice 5 uhereye ku murongo waho wa 16 n'uwa 17 n'uwa 18. Ati mwishime iteka, musenge ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Ijambo bita gusenga niryo turiho, ngo twishime iteka. Umuntu wambaye uyu mwambaro bita gusenga ajya abasha kwishima iteka, kuko afite ibituma anezererwa rata. Ngo kandi dusenga iteka, ntabwo ari ugusenga uyu munsi ngo ejo tubireke, ahubwo ni ugusenga by'iteka. Mani tugire neza. Ati mu bibaho byose muhoremo mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho. Ati muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Numvaga ari ijambo ry'Imana twaganira mu minota mikeya nari mfite. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wambaye umwambaro bita gusenga ntabwo ucika, ntabwo ucuya, nta no gusaza. Umuntu wese wambaye arakomera, no mu bibazo arakomeye. Ku ijambo ryaratubwiye ngo nuca mu mazi ntazagutembana, ariko uzaba yanyuzemo, kugira ngo imbaraga z'Uwiteka zigaragare. Icyari gisa nk'imisozi iri imbere yawe ikugoye kunanije, Uwiteka yiciyemo kabiri. Icyasaga nk'inyanja ikunanije muri uru rugendo, Uwiteka arayikamije kugira ngo nawe wambuke. Icyasaga nk'ibibazo nk'uburwayi bwakuweho karande, Uwiteka azanye ubutabazi kandi burihuse, ntabwo butinze. Umwami Yesu agufashe kandi agushyikire muri byose, ukomeze kwambara umwambaro bita gusenga. Kandi wumva bikunejeje, wumva gusangiza ubu butumwa bene so bitagutera ipfunwe n'agahinda, wumva kwamamaza Umwami Yesu bitagutera ikimwaro cyangwa se isoni, wadufasha ugasangiza ubu
butumwa, kandi umwami Imana azaguha umugisha. Umwami Yesu akomeze kubana namwe. Mwari kumwe na Mugema Dieudonné. Ibirenze ibyo umwami Yesu aduhana umugisha. Nkaba ndi umugabo ushima Imana, umugabo ugwamye Yesu. Shalom, shalom, shalom.